Ikaze kuri Byikorere TV, ndabashimira ko mwakoze subscribe. Nawe niba utarakora subscribe wakanda subscribe kugira ngo tujye turushaho kubana muri video zacu za buri munsi. Uyu munsi ngiye kwereka ukuntu ushobora kuba wasiba account yawe ya Facebook. Hari umuntu ushobora kuba yumva atagikeneye gukoresha Facebook, atagikeneye kumva wenda cyangwa se afite account nyinshi akiba yifuza kuzisiba. Rero hari ukuntu byoroshye wayisiba mu buryo bworoshye muri step nkeya cyane. Ubigenza ute? Uza hano kuri application ya Facebook, ukaza kuri home, ugakanda hano kuri menu, hano ugakandaho, ukaza ugashaka setting and privacy. Igeze hano uza hano handitse settings, uza hano muri settings. Igiye muri settings ikujyana mu bintu byinshi, wowe uraza ukamanuka hano kuri security permission ads, uhita uza hano kuri hano handitse gatoya, hano handitse your information on Facebook account, access control. Ahangaha access and control, ukata ujyaho wafungura, wahita hazaho iyi option ya menorization. Data kubisoma bibaye ibibazo noneho. Memorialization, settings and deactivation and deletion. Ahangaha rero niho tugiye kujya ushaka gusiba account. Uhitamo ibintu bibiri. Hari uburyo bwa mbere kuba wakora deactive account yawe, ku buryo ushobora kuba wayihagarika mu gihe runaka ariko ukazongera kuba wakongera kuyikoresha mu kindi gihe. Ahangaha no kudeletinga account ari nshaka kubereka, urayideletinga ibintu byose biriho bikahita bivaho, ukahita ukanda continue. Uko ngiye mfitemo account nyinshi baraza kusaba guhitamo account deletinga, ni zose baransaba yo na deletinga, ariko na nime nshaka kudeletinga just kwa kugira ngo bereke ukuntu bigenda. Uhitamo kudeletinga, uhitamo account ushaka kudeletinga, ukayikirikaho, warangiza ukahita usiba. Rero ahangaha iyo usibye ibintu bitabivaho, ntabwo iyo account yongera kubaho kuri Facebook. Wakora subscribe kugira ngo tujye turushaho kubanaho mu zindi video zacu za buri munsi. Ni kuri usiba gusa, nta bindi birenze biriya.